Nongeye kubasuhuza abadukurikiranye kuri channel yacu yitwa Ikiza Umusonga TV. Njyewe urimo basuhuza nitwa Eugene Ntawubavukiye, bakunze kumenya ku izina rya Ikiza Umusonga. Uyu munsi wowe tubonye bwa mbere, wowe tubonanye bwa mbere, turakwishimiye kandi tuguhaye ikaze na karibu kuri channel yacu yitwa Ikiza Umusonga TV. Ese Ikiza Umusonga ni muntu ki? Ikiza Umusonga uyu murimo muvugana ni umugabo Imana yakijije sida, asigaranye abasirikare batandatu, asigaranye abasirikare 7. Imana yankijije sida ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 muri 2007. Nari nkubwiye ngo Imana yankijije sida ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2007. Nshuti mwene data, aka kanya tugiye kuganira ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo bigomba guhinduka. Ibintu bigomba kugira gute? Guhinduka. Mwene data, yahinduye ibyanjye, yanyijije sida, igahindura ubuzima bwanjye, igahindura amateka, ikandindana n'abana, nawe bigomba guhinduka. Haleluya, haleluya. Nawe bigomba guhinduka. Reka nkubwire, dufite ingorane z'ibintu tugenda turwana nabyo, ariko muri aka kanya mwene data mwujaniye ijambo ry'ihumure rikubwira ngo ibintu bigomba guhinduka. Iyo karande urwana nayo bigomba guhinduka. Reka ntabwo tuzaheranwa n'amateka yo kuvuga ngo iwacu kwa runaka nta muntu uhaba wambara agatimba, iwacu kwa runaka nta muntu ucuruza, iwacu kwa runaka nta mugisha ujya uhaturuka. Oya, ndagira ngo nkubwire ngo muri aka kanya iyumvemo ijambo rivuga ngo bigomba guhinduka. Haleluya. Bigomba kugira gute? Bigomba guhinduka. Reka nkubwire, iyahinduye ibya Morodekayi wahoraga ku irembo ry'ibwami, ari umugaragu, mbese ari umuzamu, Imana ikamuhindurira amateka. Haleluya. Akavanwa ku irembo, kandi aya mateka yahindutse. Morodekayi uyu nguyu ndagira ngo utangarize inkuru zivuga ngo Hamani niwe wari ugiye kugira gute? Niwe wari ugiye kumwica. Nyamara Hamani uwo nguwo wari ugiye kumwica kubera ko ibintu bigomba guhinduka. Hamani uyu nguyu wari wasize ashinze urumambo mu rugo, yacukuye urwobo ashyiramo urwobo, ashingamo urumambo, yumva ko ari bambeho Morodekayi. Hamani niwe wari umanitsweho. Nagira ngo nkubwire inshuti yanjye mwene data, ibyo abo ngabo bakwifuriza kutagira umugisha, Imana iraje guha umugisha bareba. Abo ngabo bakuroze ngo udashaka, bakuzinze, Imana iraje gukorera ubukwe bakanuye, kuko ibintu bigomba guhinduka. Abo bumvaga ko ntaho ugomba kugera, ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kuhakugeza, kubera ko ibintu bigomba kugira gute? Guhinduka. Haleluya. Muri aka kanya nkuzaniye ijambo rivuga ngo ibintu bigomba guhinduka. Reka nkubwire mwene data, yampinduriye amateka, nanjye ikaba aha nicaye ni mu nzu iwanjye, ni muri saro y'iwanjye, nanjye hitwa iwanjye, narabaga mu nzu z'ubukode. Reka nkubwire, nawe ibintu bigomba guhinduka. Mwene data, wikumva ko amateka y'iwanyu, y'ubuzima bw'iwanyu, amateka wabayemo, za karande zo mu muryango wanyu zimwe zikubuza amahoro, ndagira ngo nkubwire ngo muri aka kanya ibintu bigomba guhinduka. Ibintu bigomba guhinduka. Nari nkubwiye ngo ibintu bigomba guhinduka. Iyumvemo neza ko ibintu nawe ku buzima bwawe bigomba guhinduka. Ntabwo kumva ko mu muryango wanyu ngo runaka nyogokuru wawe yishwe na kanseri, mama wawe yishwe na kanseri, ngo nanjye ngo oya, bigomba guhinduka. Bigomba kugira gute? Guhinduka. Haleluya. Icyo ngusaba cya mbere ni ukwizera. Kwizera ko Imana ishobora bingahe byose. Kwizera ko Imana ikiza uburwayi, ko Imana ikuraho karande, kwizera ko Imana igabura, kwizera ko Imana ihindura amateka. Nawe ndakwinginze kugira ngo muri aka kanya ubanze wizere kuko ibintu byose bigomba kugira gute? Guhinduka. Duherukana nkubwira ijambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute? Ngo rihere. Aka kanya nkuzana ijambo rivuga ngo ibintu bigomba kugira gute? Guhinduka. Haleluya.
ibyo ubona bikwasamiye, ibyo ubona bikubujije amahoro bigomba guhinduka. Imana igomba kubihindura bikavaho, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Mwene data mukundwa, aho uri hose, ushobora kuba uri mu mahanga, wageze uzi ko ugiye kugera mu mugisha, nyamara ugeze ubona ni ibibazo. Ushobora kuba uri mu gihugu cy'u Rwanda, igihe cyose Imana yakubwiye ngo izakugirira neza, ariko ukabona ntabwo birimo kugenda neza. Reka nkubwire, ibintu bigomba guhinduka. Ibyari bikwikoreye nawe ukabyikorera. Hari igihe ibibazo biza bikikorera umuntu. Haleluya. Reka nkubwire mwene data, uyu munsi nabyutse numva mfite ibibazo, nabyutse numva bitewe n'inzozi nari narose, nari ndose inzozi, numva ncitse intege, numva ndihebye. Ariko mu masaha ya 2:00 kandi nari ndi mu gutekereza kujya gusenga, ndongera ndarota. Haleluya. Ndongera ndota ndi kumwe n'umuntu umwe w'umuperezida, ndota ndi kumwe na perezida, ntabwo nkubwiye uwo ari we, ariko ndangije mbona turi kumwe n'abandi bantu 3. Abo bantu 3 hari abakobwa 2 cyangwa se abadamu 2, harimo n'umugabo umwe. Mbese muri makeya ubwo twari 5 muri izo nzozi. Ngiye kubona mbona kandi abo bantu ngo bigaga kaminuza. Nkurikire nawe ushobora kuba ufite ishuri urimo kwiga. Arangije arabaza, nabonaga afite urupapuro ruriho ibibazo 3 kandi na bantu bari 3. Nari nicaye iruhande rwa perezida, nyine nawe urabyumva, ntumbaze ngo nari nshinzwe iki, nari nicaye iruhande rwa perezida. Haleluya. Birangije abaza uwa mbere. Uwo yabajije wa mbere ni umugabo cyangwa se ni umusore. Ikibazo cya mbere cyagiraga kiti, kuko byari ibibazo 3, cyagiraga kiti: ufite ikibazo ninde ugomba kukimenya? Urankurikiye? Ikibazo yamubajije cyari ku rupapuro cya mbere, cyagiraga kiti: ufite ikibazo ninde ugomba kubanza kumenya icyo kibazo? Urumva ijambo ikibazo cyari kirimo kubazwa umuntu wiga muri kaminuza. Nawe muri aka kanya ndimo ndakubaza icyo kibazo, nawe singewe ukubajije. Mbese ufite ikibazo ninde muntu wa mbere ugomba kumenya icyo kibazo? Ntunsubize, wewe wisubize. Numva nari mfite ibibazo, nshuti mwene data, nari mfite ibibazo, kandi ibyo bibazo byari bitewe n'inzozi nari narose. Kandi izo nzozi zanteye no kurwara. Numva ncitse intege mu bintu byose, numva intege ziracitse. Ariko birangiye, haleluya, uwo muperezida, abo bantu yararimo abaza ngo bigaga muri kaminuza. Ntabwo ari kaminuza iyisanzwe, izi zo mu isi, ni kaminuza y'Imana. Arangije arabazwa ngo, abaza wa muntu wa mbere twari twicaranye, aramubaza ngo mbese ufite ikibazo ninde muntu wa mbere ugomba kumenya icyo kibazo ufite? Undi yatekereje ajya mu bintu byinshi, ariko arangira avuga ngo ni njyewe. Nagira ngo nkutangarize mwene data, iri jambo rivuga ngo niba ufite ikibazo, nta wundi muntu wa mbere wo kumenya ikibazo ni wowe. Icyo kibazo ufite ni wowe ugomba kumenya icyo kibazo, ni icyawe bwite. Nta wundi muntu ushinzwe kumenya icyo kibazo, ni wowe. Ubwo bukene ufite ni wowe ugomba kubumenya. Icyo kigeragezo ufite ni wowe ugomba kukimenya. Izo ntambara ufite ni wowe ugomba kuzimenya. Reka nkubwire mwene data, ndagira ngo nkutangarize inkuru. Wivuga ngo abantu baragutereranye. Iyo bakubonye mu nzira bakubona nk'umubosi, iyo bakubonye mu nzira bakubona nk'umuntu ufite amafaranga, iyo bakubonye mu nzira bakubona nk'umuntu wasubijwe. Ariko wowe ubwawe uzi ikibazo ufite. Wowe ubwawe, njyewe, mbese vuga ngo njyewe, ni wowe uzi ikibazo ufite, ni wowe uzi iyo ndwara ufite. Twe tukubona mu nzira
turakubona nk'umuntu ufite ibisubizo, turakubona nk'umuntu watabawe, turakubona nk'umuntu wagezeyo, ariko wowe cyangwa se njyewe urimo kubwira ni ngenzi ikibazo cyanjye. Yesu nashimwe. Mbana n'abana, reka ngo ubuhamya gatoya, mbana n'abana mu nzu hano 6. Iyi nzu ndimo mbana n'abana 6. Abo bana 6, 4 bariga, 4 bariga. Uwo nyine yansigiye afite umwaka n'igice, ubageze mu wa 3. Uwo ari mukuru abyaye 2, kuko nyina w'abana yantaye 2016 ku itariki 15 z'ukwezi kwa 7. Nari nagiye kuvuga ubutumwa mu nkambi y'Abarundi. Nagira ngo nkutangarize inkuru ikubwira ngo wireba ku bantu, kuko icyo gihe nari kumwe na mushumba w'itorero, nari kumwe n'umusaza witahiye witwa Kageruka, nari kumwe n'abapasitori, ariko ndagira ngo nkubwire ngo amaze kuntana abo bana, itorero no muri abo twari kumwe nta wigeze agera iwanjye. Ikibazo ni icyanjye, nta wigeze agera iwanjye. Ninjye warwanye n'urwo rugamba, kuko abana n'abanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo ikibazo ufite ni icyawe wenyine. Wirenganya abandi, wibashaka w'impamvu. Ureka nkubwire mwene data, wikumva ko nta wakugezeho, ni wowe ubwawe. Banza wiyakire. Byananiye kwiyakira bitewe n'inzozi nari ndose, birananira kwiyakira. Ndagira ngo nkubwire, hari umwe twaganiriye, ndamukunda cyane, mfata igihe cyo kumusengera. Ndagira ngo nkubwire, arampumuriza, arambwira ati hangane, ati funga amaso. Nkumva gufunga amaso, nafunga amaso cya kintu narose kikongera kikagaruka. Ariko kubera yuko nagira ngo nkubwire ngo ibintu bigomba guhinduka. Muri ka kanya numvaga ibintu byanze, numvaga mfite intambara y'umutima, nta n'undi muntu ngomba kuyibwira. Ariko mu kanya gatoya, kuko ibintu bigomba guhinduka, Imana irongera insinziriza gake. Sinanagize natwawe mera nk'usinziriye, ndangije ndongera ndarota, cyangwa se njya mwiyerekwa. Iryo yerekwa ryashoje gute? Nagiye kubona mbona umugina, ibyo bita ibihepfu, ntabwo nzi niba ubizi. Ibihepfu n'ibigina bipfa ku mugina, ni ibyobo bipfa ku migina y'imiswa y'ahantu mu ishyamba, biba ari umweru. Icyo gihepfu kivuga umugisha. Mwene data, icyo gihepfu nagiye kubona mbona umugina, mbona mo hagati harimo umwobo. Uwo mwobo rero mbona harimo icyobo cyangwa se igihepfu cyiza cy'umweru, gifite umurundo w'umweru. Ndagenda mpinga wa mugina, cya gihepfu cyangwa cya gihepfu ngikurayo neza, ngira umugisha nticyanacikirayo. Ndangije mu gihe mvuyeyo mbona ibindi 2 hejuru, nabyo mfata isuka ndagenda ndabikura neza, ngira ngo bidacikirayo, byiza bigaye neza bimeze ukuntu. Ndangije numva ndanezerewe, nongera ngaruka iruhande rwa perezida, mfite bya byobo uko ari 3. Ariko muri ako kanya, muri kwa kugira umugisha wo kuba narimbuye kwica bya byobo, nsanga wa muntu aracyabazwa cya kibazo ntaragisubiza neza, kuko yamaje kuvuga ngo niwe, yamaje kuvuga ko ari we ugomba kukimenya. Arangira amubaza ngo ntabwo cyuzuye neza. Perezida yamubwiye ngo yego ni wowe, kuyiye mpamvu, kubera icyo ari ugomba kumenya ikibazo cyawe. Muri aka kanya wowe nkurikiye, nta wundi muntu ushinzwe kumenya ibibazo byawe, ni wowe. Umunsi iyo ubibwiye mugenzi wawe agenda kuvuga. Icya kabiri, ntabivuga uko atagize gute, ntabivuga uko wabimubwiye, ntabivuga uko mwabiganiriye, ahubwo ashyiraho ibindi. Nagira ngo yamubwiye ngo ntago cyuzuye neza,
shaka kumenya impamvu, ari wowe ugomba kumenya ikibazo cyawe. Nakubwiye ngo wa muntu yiga muri kaminuza, ariko icyo cyari cyamuyobeye, cyari cyamucanze muri makeya. Ndagira ngo nkubwire ngo nta wundi muntu ushinzwe